Mwaramutse mwiriwe amakuru yanyu, reka dufatanye isengesho ryo kuryama, twirageze Imana hanyuma turyame. Imana ni nziza rero, Imana ni iyo kwiringirwa, Imana yacu yaturinze kuva mu gitondo kugeza mu masaha. Hari byinshi byakabaye byatubujije kugeza iki gihe, ariko mureke tuyishimire kubera ko ni Imana igira neza. Ndongera kukwibutsa ko Yesu yazanye umucyo ku isi, ari cyo gisobanuro cya Noheli n'urukundo rw'Imana ku buzima bwacu. Umunsi Yesu avuka, inyenyeri igaragaza umucyo yongeye kuboneka ku isi. Umunsi Yesu avuka, ubuzima bwacu bamwe twari turimbutse bwongeye kubonekerwa n'umucyo. Umunsi Yesu avuka, abantu bamwe batari bafite ibyiringiro byo kubaho twongeye kugaruza ibyiringiro byo kubaho. Rero turamushimiye Data wa twese wicaye mu ijuru ahirengereye, ko yemeye gutanga umwana we w'ikinege kugira ngo aze gupfira jyewe munyabyaha, njyewe utari ushoboye, njyewe utari ushobotse, njyewe utari ukwiriye, njyewe utari ukwiriye kuzaragwa ubwami. Rero turamushimiye Data. Dufatanye iri sengesho dusenge, turyame, Imana ibahereze umugisha. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, tugushimiye byimazeyo, tugushimiye byimbitse, tugushimiye bivuye mu ndiba y'imitima yacu. Wakoze kurinda ubugingo bwacu, wakoze kutugirira neza, wakoze guhagarara mu ruhande rwacu, wakoze kutwumva Kristo, wakoze kutwitaho kubera kuri Imana nziza, wakoze kuturinda kuva mu gitondo kugeza aya masaha. Ntacyo twatanze, icyo twabona twaguhereza, nta nicyo twabona twebwe Mwami Imana yacu cyacungura ubuzima bwacu. Niyo mpamvu tugushimiye kuri Imana igira neza. Wakoze Papa, turagushimiye, tugushimiye ubugwaneza bwawe bwatumye uva mu ijuru ukaza mu isi, ukemera gupfira jyewe umwana w'umuntu, njyewe utari ushobotse, njyewe utari ushoboye, njyewe wari waravutse muri uriya muryango utari ukwiriye kubona ubugingo. Ndagushimiye ko wabanye nanjye kandi ukangirira neza. Ndagushimiye ko wankunze urukundo rutangaje. Ndagushimiye kubw'umucyo wawe mwiza wazanye mu buzima bwacu. Ndagushimiye kubw'umucyo wawe wongeye kuturasira umunsi uvuka ukaza kuri iyi si. Ndagushimiye Kristo kuri Imana ijya iba mu ruhande rwacu. Ushimiye urukundo rwawe rwinshi rwatumye usiga abamarayika mu ijuru bakuririmbiraga, usiga abakerubi bakubahaga, usiga abakuru 24 bakubahaga, usiga icyubahiro cyawe, uremeruza ku isi. Ndagushimiye Papa, ushimiye neza yawe n'urukundo rwawe, ushimiye kugirirwa neza n'imbabazi biba ku buzima bwacu bya buri munsi. Tugiye kuryama, ubane natwe, wohereze Mwuka Wera aza tuganirize, wohereze Umwuka wa Data aza avugane natwe, wohereze Mwami imbaraga y'umwuka wawe ize ituganirize muri ibi bihe. n'ukuri turakwinginze Papa, ngwino ganira natwe, vugana natwe Mwami mu gicuku, vugana natwe muri iri joro Databuja gitari cy'amahanga, vugana n'ubugingo bwa buri bwoko bwose Uwera wa Isirayeli, vugana n'imitima ya buri muntu wese ukurikirana. Mwami, vugana natwe kandi tugirire neza. Iri sengesho reka rigende rigere ku mpera y'isi. Sengera abantu bose Kristo kugira ngo bongere bavirwe n'umucyo wawe, wongere ugere kuri buri muntu
tugirire neza Kristo, ubane natwe. Ubugingo bwacu tubuzamuye mu maboko yawe no mu biganza, turagusabye kugira ngo wiyubahirize kandi wigaragaze. Tugirire neza kubw'imbabazi zawe, ubwiza bwawe nibumanukire kutugirira neza mu ijoro nk'iri. Turaguhamagaye Kristo, ntaba ari twebwe. Turasaba wera abe kuri buri muntu, kuri buri bugingo bwose mwami. Ndahamagara mwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagara umwuka wa data. Tugirire neza papa, ntaba ari twe, imbabazi zawe reka zibe kuri twebwe. Neza yawe nidutwikire, ubuzima bwacu tubushyize mu maboko yawe no mu biganza. Urashoboye, turakwizeye. Ijambo riravuga ngo utarinze umudugudu abarinzi baba babereye maso ubusa, kubera ko ari we murinzi mukuru uhagarariye abandi barinzi. Ijambo rikongera rikatubwira ngo waduciye nk'imanzi mu kiganza cyawe, ntawabasha kutuvuvunura. Bivuze ngo uradufite wese, uratuzi, ngo ikimenyimenyi kumenya ko utuzi, uzi n'imisatsi iri ku mitwe yacu. Ndagushimiye papa, uzi gutandukanya ubwibone bw'abantu, uzi gutandukanya umutima ugukeneye, uzi gutandukanya, uzi kumenya ibyacu, ukamenya imyicarire yacu n'imihagurukire yacu, niko ijambo ryawe rivuga. Ubana natwe ku manywa na nijoro, uturebera aho twebwe tutabasha kureba mu myaka no mu bihe. Urebera ubugingo bwacu aho butabasha kwibonera. Ibitekerezo byacu ngo ubifata mpiri, ukabigarurira Kristo. Haleluya, turagushimiye data. Ijambo ryawe rirambwira ngo Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo ntawe ujya kwa data watamujyanye. Kristo turakwinginze, tujyane kwa data. Turagusabye kugira ngo tubonekeho nk'ikimenyetso. Kristo, vugana natwe, genderera ubugingo bwacu n'ukuri. Uyu munsi reka uhinduka umunsi gusabana nawe, reka uhinduka umunsi w'umugisha kuri twebwe n'imiryango yacu, reka uhinduka umunsi w'umugisha ku nshuti n'abaturanyi. Reka mwami, uyu munsi uhinduka umunsi w'umugisha kuri twese. Tugirire neza, neza yawe nimanukire kudutwikira, ubuntu bwawe nibumanukire kubana nawe. Haleluya, imbabazi zawe nizimanukire kwigaragaza ku buzima bwacu. Icyubahiro ni kibi cyawe, icyubahiro ni kigusubire Kristo. Icyubahiro ni kibi cyawe iminsi yose, icyubahiro ni kibi cyawe iminsi yose, icyubahiro ni kibi cyawe iminsi yose, icyubahiro ni kibi cyawe twariye tutariye, icyubahiro ni kibi cyawe twanyweye tutanyweye, icyubahiro ni kibi cyawe twagize ibintu tutabigize, icyubahiro ni kibi cyawe turwaye cyangwa turi bazima, icyubahiro ni kibi cyawe mwami. Iminsi yose yo kubaho kwacu tuzamuye icyubahiro mu biganza byawe. Twongeye kugusubiza icyubahiro, twongeye kukubaha Kristo. Urakoze kuri Imana igira neza, urakoze kubw'ubugingo bw'abantu utabaye, urakoze kubw'imitima y'abantu ukozeho aya masaha, urakoze kubwo mwami udutwikirije igicu cyawe mwami cy'umuriro. Urakoze mwami Mana yacu kugiye kutuyobora muri iri joro. Urakoze kugiye guhagarara mu ruhande twebwe turimo Kristo, kuko uri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ntawe yaturuka. Turagushimiye rero data, tugirire neza, imbabazi zawe zongere zitugaragareho mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ijoro ryiza.